ejo bundi nabwirije abantu ndababwira ngo hejuru harashize. Yesu niwe watsindiye isoko ryo hejuru. Haleluya. Hejuru hararangiye ntihakibayo. Yesu niwe uri hejuru. Numva hari abantu bashaka gukomera Imana amashyi. Amashyi menshi n'impundu nyinshi. Haleluya. Hejuru hararangiye. Hari amazina akomeye, ariko hari izina rikomeye rya Yesu. Paulo yandika, nkunda Bibiliya ma. Paulo yandika yaravuze ngo Yesu amaze kuzuka, ngageze mu ijuru amaze gucungurira Imana itorero, ngo yaramurebye aramubwira ngo mwana wanjye uranejeje, nkoreye akantu. Imana ijya yishima, iramureba iravuga iti mwana wanjye ubu kuko nguhemba iki? Unshoboreye ibyo abamarayika bari bananiwe, unshoboreye iby'ibizima byatinye, nubwo byirirwa bindamye bivuga ko ndi uwera, ariko byabonye igitabo biratinya. Uranejeje mwana wanjye, guhemba iki? Nguhe iki mwana wanjye? Yesu ntekereza ko yabwiye papa, aramubwira ati papa icyo ungenera cyose ndacyemera. Haleluya. Imana iramureba iramubwira ngo hari ibintu nzi abantu bashakisha bagatanga ruswa, bagakora ibyaha, ndabizi. Ibintu bishobora gutuma umuntu yica undi, ndabizi kugira ngo abibone. Ese turi kumwe torero? Nzi ibintu abantu bashakisha bagakora iyo bwabaga byose kugira ngo babibone. Iramubwira iti nta kindi kintu nabonye gikomeye kiruta izina. Yaje guterana cyangwa? Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo yanejeje Imana, ngo bituma imuha izina risumba andi mazina yose, ngo kugira ngo ibyaremwe byose n'amoko yose ngo bipfukame muri iryo zina rya Yesu. Imana iravuga ngo kugira ngo ubuyobozi bwegereze abaturage. Haleluya. Kugira ngo negereze ubuyobozi abaturage, ofisi yanjye sinzayishyira mu isi, ahubwo unkeneye wese azajya anyura mu izina ry'uwo mwana. Amashyi menshi kwa Yesu. Nta muhashe tutugeza ku Mana, nta mukomisiyoneri utugezayo. Yesu yatsindiye isoko. Yesu yatsindiye isoko ryo kuduhuza n'Imana. Filipo byaramucanze ubwo Yesu yari yicaranye n'abigishwa be, ababwira amagambo meza, arabwira ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Arabwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ageze aho Filipo aramubwira ati hagarara aho ngaho, ubundi ko tuzi kuba byawe na Mariya, ubundi so ninde? Waje ute? Waturutse he? Byagenze bite? Kuvuze ngo ntawe ujya kwa so utamujyanye, ubundi so ateye ate? Avuga ate? Ameze ate? Waba ufite umubyeyi umeze nkawe se? Turashimira Yesu. Haleluya. Filipo aramureba aramubwira ati Filipo, nagira ngo nkubwire amakuru, uko ndeba nsa na Data completely. Amatwi ni nkaye, amaso ni nkaye, ibirenge byanjye ni nk'ibye. Ukajya biranja mu isi, uretse ko yiyoroheje akaza muri njye yoroshye, musangira umuceri n'akawunga, ariko ubundi ni Data mubana. Filipo ati ngo usa na so? Yesu aramubwira ati nsa na Data intobo. Hano ngo kandi ikimenyimenyi ntacyo mvuga atakimbwiye, ntacyo nkora atakimbwiye, ntaho najya atantumyeyo. Kurya ureba nkora ibyo yavuze,